Yes, ndagusuhuje ngo ikaze hano kuri Aizo TV. Reka tuganire. Ese wari uzi ko ibumba ry'icyatsi kibisi rifite umumaro udasanzwe ku buzima bwawe cyangwa se ku mubiri wawe? Tujye kurebera hamwe ibyiza by'ibumba. Ibumba ni umuti, ibumba ni ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Bijya kuvura indwara nyinshi. Ibumba warikoresha mu buryo bugiye butandukanye bikakuvura indwara nyinshi. Ibumba ni umuti rero. Ibumba ubundi ryavumbuwe ryari, ryavumbuwe nande, ubushakashatsi burivugaho iki cyangwa se bwarivuzeho iki? Ibumba rimara iki umuntu? Ibumba warikoresha gute kugira ngo wivure indwara nyinshi? Ibumba ndi kuvuga aha ngaha ni ibumba ry'icyatsi kibisi. Ibumba ni umuti ukomeye. Reka nifashishe ubushakashatsi bwashizwe hanze n'uwo bita George Roger Pamborona. Dr. George Pamborona Roger. Iri zina rikunda kunanira, ryitwa Pamborona rikunda kunanira kurivuga, nimba ndivuze neza sinzi. Dr. George Pamborona Roger ubushakashatsi yashize hanze, yanditse igitabo akita ibumba rikiza. Yanditse igitabo akita ibumba rikiza, Rajireki Gele. Ibumba rikiza, yanditse igitabo avuga byinshi, ariko icyo gitabo yakise ibumba rikiza. Mu bushakashatsi yakoze yagaragaje ko ibumba ry'icyatsi kibisi ari umuti ukomeye. Mu gitabo cye yasobanuye iby'ibumba, nkubwira ko ibumba ryavumbuwe mu kinyejana cya 17. Ibumba rivumburwa cyangwa se baza kurikoraho ubushakashatsi cyangwa se batanya kumenya umumaro waryo igihe bari barashinguye umuntu. Hari umuntu witabye Imana muri icyo gihe, baramushingura cyangwa se baramuhamba. Hanyuma hanyuze imyaka isaga irenga 500, igeze muri 500, uwo muntu bari baramushinguye ngo mu ibumba ry'icyatsi kibisi. Baragenda, niba baragiye kuhacukura, niba baragiye kumureba sinzi, bagiye kumureba basanga uko bamushinguye niko akiri, nta kintu yigeze ahindukaho, ntabwo yigeze yangirika yenda nko kubora, cyangwa se umuntu iyo bamushinguye arabora, hagasigara amagufa n'amagufa akagenda abora anungwa. Ariko icyo gihe rero basanze imyaka 500 ishize bamushinguye muri icyo gitaka kibumba, basanga ameze kwa kundi, nta kintu yahindutseho, atarigeze abora, ameze kwa kundi. Birabatangaza. Ubushakashatsi bwimbitse barabutangira, bakora ubushakashatsi bwinshi kuri ibumba ry'icyatsi kibisi, barigishakaho ubushakashatsi. Niho uwo bita Jean Pamborona Roger yanditse n'iki gitabo akita ibumba rikiza, atangira kurivugaho ibintu byinshi, icyo ibumba rimaze, akamaro k'ibumba, avuga indwara nyinshi ibumba ryavura ubuzima bw'umuntu. Reka rero tuvuge akamaro k'ibumba. Ibumba ribisi, ibumba ry'icyatsi kibisi, umumaro wa mbere ngo ni indwara yo kubura amaraso. Niba ufite indwara yo kubura amaraso, iyo bita anemia, ubura amaraso, ufite ikibazo cyo kubura amaraso, koresha ibumba. Nyuma y'iki kiganiro, njya kurangiza iki kiganiro, ngiye gusoza iki kiganiro, ndibuze kugusobanura uburyo ibumba warikoresha, uburyo ibumba warikoresha rikakubera umuti. Nikamanze mvuge akamaro k'ibumba rero. Ibumba batubwira yuko ngo rifasha abantu babura amaraso, ikibazo cyo kubura amaraso mu mubiri. Ikindi ndihuta, akandi kamaro ngo rituma umuntu agira amagufa akomeye, rikomeza amagufa, ririmo amakarisiyumu, ririmo ibikomeza amagufa. Ibumba ribisi iyo uririye cyangwa se urikoresheje nk'umuti, bishobora gutuma ugira amagufa akomeye. Kubabara ku bagore batwite, iyo bashaka ko umwana avuka akomeye, haba ku mubiri, mu bwonko, ibumba rirabafasha. Ubwo ni ukuvuga ngo niba utwite, ibumba ukarikoresha utwite, rituma umwana avuka afite ubuziranenge ku mubiri cyangwa ku bwonko. Ariko rirabujijwe ku mugore ugejeje utwite inda y'amezi 6 kuzamura. Munsi y'amezi 6 niho ugomba kurikoresha. Twagiye. Undi mumaro rero w'ibumba ngo rivura indwara yo kubabara mu ngingo.
ingingo, niba ufite ikibazo cyo kubabara mu ngingo rwose byirinde, byihate ni umuti. Ibumba rifasha kuvura, kurwanya inzoka zo mu nda, amibe, ascaris, inzoka zose zo mu nda ibumba riragenda rikazica. Undi mumaro rifite, rigabanya, rihangana n'umunaniro ukabije. Niba ufite umunaniro ukabije ugakoresha ibumba bigukiza uwo munaniro. Ibumba rishobora guhangana n'indwara z'impyiko. Iri bumba ry'icyatsi kibisi rishobora gufasha imisatsi kumera neza, ukagira imisatsi myiza itapfuragurika, imisatsi myiza. Ibumba burya ryarwanya uburwayi bwo mu kanwa, ubugendakanwa, ibikweto, za angine, za amenyo aryana yatobotse, ibirwara byo mu kanwa sinzi, asima, sinezite, bronchite, indwara zose zo mu kanwa no mu mazuru birumvikana. Undi mumaro w'iri bumba ry'icyatsi kibisi, rishobora kuvura izi nzara nizo ku mano n'izo mu ntoki, inzara zicikagurika. Hari inzara ziba zidakomeye bitewe n'uko yenda ufite ikibazo cy'imirire mibi, ugasanga urwara ruravunika, ariko urwara rufite imirire, iyo urya neza inzara zawe ntabwo ushobora kujya gutya ngo urwara ruvunagurike. Urwara rurakomera ku buryo n'urwara rukatisha amenyo ruba rukomeye. Iyo rero ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo, imirire mibi, ushobora kugira inzara zimeze neza. So ibumba nanone batubwira yuko rivura kubabara mu ngingo. Kubabara mu ngingo ni nabivuze, imvune zoroheje, yenda tuvuge imvune zoroheje ntibavunitse igufa ry'akaboko cyangwa ry'urugingo ibyo byose, ariko cyangwa ukina umupira yenda ukavunika, yenda watsikiye, ukoresha ibumba ukarisirita havunitse, riravura. Ibumba ni umuti. Turacyavuga akamaro k'ibumba. Ibumba rishobora kugufasha mu ibikomere nyine, igikomere gito nyine nari mbivuze. Ushobora kugifashisha ku bisebe by'imbere mu mubiri, ubwo ni ibibyimba byo mu mubiri, bya bibyimba biza mu mubiri. Hari ibibyimba biza mu bwonko, ibibyimba biza muri nyababyeyi, mu gifu, ibibyimba by'imbere n'ibibyimba by'inyuma, ibi byo ku ruhu, bya bindi ibishute, ibibyimba biza ku nyuma, byose ibumba rirabihasha. Acyavuga imimaro y'ibumba ribisi ry'icyatsi kibisi ni myinshi, ntabwo nayirangiza, ariko reka mvugemo duke. Akandi kamaro ngo rivura impumuro mbi mu kanwa. Nabivuze ariko igihe warozwe, tugenda bakuroze, ibumba ry'icyatsi kibisi byagufasha. Ibumba ribisi rivura amagiripe, indwara zo mu buhumekero. Ibumba rikura umwanda mu mubiri, riragenda rikakamura imyanda iri mu mubiri igasohoka. Umubiri wacu ufite ubushobozi bwo gukura imyanda mu mubiri. Umwijima nicyo umaze buriya, ukamura imyanda yo mu mubiri igasohoka. Ariko n'ibumba iyo byananiranye witabaza ibumba. Wakwibaza uti se imyanda yo mu mubiri igera mu mubiri gute? Ibyo turya, imyuka duhumeka, ibyo turya, ibi byakorewe mu nganda, ibiryo byose byakorewe mu nganda ni bibi. 80% bigira ingaruka. Nta kintu cyose cyakorewe mu nganda kidafite ingaruka. Uhere ku munyu dukoresha wo mu nganda ugira ingaruka mu mubiri. Uhere aya mazi bacuruza baba yakorewe mu nganda agira ingaruka, kuko hari andi makemiko baba bakoreyemo. Ikintu cyose, aya mavuta dutekesha, noneho aya mavuta dutekesha iyo uyatekesheje ntuyatekeshe, ukayatekesha inshuro nyinshi. Tuvuga yenda urayatekesheje yenda mu firiti urayakarangishije, arasagutse urayabitse, ejo urayakatekesheje, ejo bundi ayo mavuta ashobora kugutera na kanseri. Bavuga yuko ibyiza ari gutekesha amavuta rimwe yarara cyangwa se yawutayamara ukayamena. Urumva ko ibyo byose biba byangiriza umubiri. So ibumba ni byiza kurikoresha mu gihe urwaye indwara ya za amibe, amashamba, bya bindi abantu barwara ahangaha. Abantu bo mu mijyi ntabwo mwabimenya, abantu bashobora kubimenya, ariko abantu benshi barubyimba ahangaha ngo ni amashamba. Kurisiritaho rivura ibyo bibazo. Kurisiga ku bibyimba, ku misatsi, ku mitsi yipfunditse. Mujya mubona abantu bafite impfunditse, imitsi yari ipfunditse, harimo yarabaye imikara cyangwa icyatsi, kurisiga kuri ya mitsi ni sawa. Iri bumba kuryisiga ku kiziba cy'inda,
igihe uri kubabara yenda mu mihango, ufite imihango ibabaza, nabyo byagufasha. Igihe wabuze ibitotsi, udusebe two mu gifu, icyo bita ulcers, gushaka kwihagarika buri kanya. Mu gihe wumva buri kanya wajya kwihagarika, icyo nacyo ni ikibazo, ibumba warikoresha. Gushaka kuryisiga urwaye umwingo, typhoid. Umwingo ni cya kintu kibyimba, typhoid. Ubwo rero iyo urwaye kiriya kintu kizanga mu muhogo kibyimba, icyo bita umwingo, naryo ibumba ryagufasha. Ibumba ushobora kuryivuza urwaye asima, nabivuze. Indwara y'igifu, igifu kigira acide nyinshi. Umuntu ufite ikibazo cya acide nyinshi cyangwa se ibirungurira, ibumba ryagufasha. Acide nyinshi, niba ufite ikibazo, ugira icyo kibazo, ugira acide nyinshi mu gifu, wakoresha ibumba. Umwijima uterwa n'amavirusi, infection zitandukanye, amahumane, amashamba, pankreya, urwagasha, ibyo byose ni ibibazo, ni indwara zishobora gukizwa n'iki, n'ibumba ry'icyatsi kibisi. Kubyara abana bameze neza no kubyara neza byagufashe mu gihe unywa cyangwa se ukoresha umuti, ukoresha ibumba ry'icyatsi kibisi. Ikindi mbona ntavuze, reka ndekere aho ngaho mu mimaro y'ibumba, nicyo ubushakashatsi bwagaragaje. Ubwo ndi kwifashisha ubushakashatsi bw'uyu mudogiteri witwa George Pamplona Roger. So reka turebere hamwe rero uburyo ibumba warikoresha. Ese ibumba warikoresha ute? Ni gute ibumba warikoresha kugira ngo rikuvure? Ubundi ibumba warikoresha mu buryo bubiri: hari ukurinwa no kuryisiga. Hari ukunywa ibumba kugira ngo rikuvure kubera umuti, hari no kuryisiga. Reka duhere uko warinwa ikakubera umuti. Ibumba warinwa gute cyangwa se warikoresha gute mu gihe ushaka kwivura? Tugenda urashaka kurinwa, nibwo buryo ushaka kurikoresha. Urashaka ngo rikuvure indwara z'imbere mu mubiri. Ibumba ugomba kurishira mu kintu, tuvuge ni igikombe, itasi, rikamaramo, haba harimo amazi birumvikana, rikamaramo amasaha atari munsi y'amasaha 6. Amasaha atari munsi y'amasaha 6. Tuvuge ufashe igikombe, igikombe ugifate ushiremo ibumba. Ubwo ni utuyiko tubiri, utwo tuyiko tubiri ushize mu gice cya litiro, ubwo ni inusu y'amazi cyangwa se grama 500. Ushiremo utuyiko tubiri, cyangwa se niba ugiye kuryama saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, ufate igikombe igice cya litiro, ushiremo utuyiko tubiri, urirazemo, uyanwe mu gitondo. Ayo mazi akibyuka, ukibyuka nta kintu urakoza mu kanwa, uhita ubyuka unywa ayo mazi. Kandi ibya bikatsi, bya bikatsi bijya hasi, ntabwo ugomba kubinywa, ugomba kunywa amazi yo hejuru. Ibyo bikatsi rero ushobora kubikoresha ubisiga ahantu wumva ufite ikibazo, wabyimbiwe ku ruhu, ahantu hose ufite ikibazo, yenda ni amashamba, ni umwingo, ni ibikomere, niho wakoresha ibyo bikatsi. Ikindi kintu ugomba kumenya, kirazira gushira ibumba mu gikombe cya plastique. Igikombe cya plastique kirazira, kuko ibumba riragenda rikagenda ribye iriya plastique, kiriya kintu gikozwe muri plastique. Ibumba rifite imbaraga, riragenda rikagenda ribye kiriya gikoresho cya plastique, yenda ni igikombe, ni isahani, hanyuma bikagira ute, buriya buntuza bukozwe nabwo bukinjira mu mubiri. Kandi n'ikindi kintu ugomba kumenya, burya amazi ashushe, cyangwa se cyayi, igikoma, ibintu byose bishushe kirazira, yenda abantu babimenye babisobanukirwe, kirazira kubishira mu bikombe, mu majagi, mu masahane ya plastique. Kirazira, kuko buriya bushe buragenda bugatwika iriya plastique, biriya bintu bikozwe muri plastique, ukagenda uturya. Ntabwo murabona isahani wakoresheje igihe kirekire ushiraho ibiryo bishushe ko igenda imera nkaho igenda ishira gake gake. Turiya tuntu tugenda dushira rero natwo ugenda uturya. Turiya tuntu
tugenda dushishuka kuri ya sahani cyangwa ku gikombe natwo ugenda turya muri ibyo biryo. N'ibumba nuko rero iyo urishize mu kintu riragenda ibumba rikagenda rirya kiriya kintu rikozwemo, hanyuma bikivanga nawe ukabirya. Niho hantu usanga abantu tugenda turwara amakanseri tutazi aho yaturutse. Ikintu wakoresha rero kugira ngo ushiremo ibumba ni igikombe cy'icyuma cyangwa se igikombe gikozwe mu ibumba. Nta mujya mubona ibikombe se bikozwe mu ibumba, cyangwa se igikombe gikozwe mu giti. Igikombe gikozwe mu giti cyangwa se ikintu gikozwe mu giti ni nk'iki: ibicuma, imbehe sinzi n'abantu bakizibona. Imbehe yari amasahani abantu ba kera bayifashishaga, ibintu bikozwe mu giti. Ibumba rifite imbaraga. Abantu b'iki gihe rero hari abantu batangiye gusubira ku bikoresho bya kera. Yenda ndaba nk'urugero nubwo ngiye kubivanga, aya masafuriya dutekaho y'ibyuma yakozwe muri aluminium, iyo tuyatetseho buriya nayo adutera kanseri, kuko abari guhura n'umuriro, abari gushongera mu byo twariye, ugafata ikiyiko cyangwa se icyo nakwita kiriya kirushe ukagenda uvanga ngo uri gukaranga. Uyu uri gukaranga rero hari utuntu tugenda dusigara mu byo kurya tuvuye kuri icyo gikoresho mu aluminium, natwo ukagenda uturya ugatangira ukarwara amakanseri utazi iyo yaturutse. Abahanga rero, abantu bajijutse, batangiye kureka ibi bikoresho bya gakondo, basubiye ku rujyo, basubiye ku mbehe, basubiye kuri biriya biyiko bya kera byo mu biti. Niyo mpamvu mubona mu Bushinwa, mu Bujapani bakubarisha ibiti. Mu Buyapani, abantu bo mu Buyapani bararamba bakagira imyaka ziri hejuru y'120 na 30 na 50 bayigezaho, barasaza, baba bafite imbaraga bitewe nuko bita ku byo kurya, ntabwo barya ibintu by'ibituburano. Ubundi ibi biryo by'ibituburano byaje bitewe nuko abantu twabaye benshi, tumaze kuba benshi babona ko tutazaza tubona ibyo turya biduhagije, batangiye gushaka uburyo batubura ibiryo. Rero iyo wariye ibiryo by'ibituburano upfa vuba, iyo wariye ibiryo bya kamere bya naturel uraramba. Niyo mpamvu rero bari abantu baturuka mu biriya bihugu, Abayapani, Abashinwa, baramba. Simuba mubona se uburyo barisha uduti, nose nuko ibiyiko batabishobora. Kiriya kiyiko kugishira mu biryo bishushe, mu mazi ashushe, gikozwe muri aluminium, kirashonga utuntu tugenda dusigara mu byo uri kurya, bikagenda bigutera kanseri. Nicyo ngicyo urakimenye, ndabivanze ariko munyihanganire. Nanone rero naringezeho ibyo ngibyo mvuze rero, nakubwira ngo uburyo ibumba warikoresha nk'umuti urinwa. Fata igice cya litiro cyangwa se mililitiro garama 500 cyangwa se igikombe cyuzuye, itasi cyangwa se igice cya litiro, ushiremo amazi, hanyuma ufate utuyiko tubiri ushiremo muri utuyiko tubiri twifu y'ibyibumba ry'icyatsi kibisi, nanone hanyuma ushire muri icyo gice cya litiro, ushire ku mugore ugiye kwiryamira, uyarazemo, uyatereke. Mu gitondo nubyuka unywa ayo mazi utaragira ikintu ukoza mu kanwa, kandi biriya bikatsi biriya bisiga utabinwa, ubite cyangwa se ubyisiga ahantu ubona hafite ibiheri, ibishishi, indwara z'uruhu, ubisiga. Ushaka kubyisiga nk'uko bisiga amavuta, hanyuma uraba wivuye indwara zo mu nda zose, indwara navuze. Nabwiye ko bikizira gushira ibumba mu gikoresho cya plastique, cyaba igikombe, yaba isahani, yaba ikintu cyose cya plastique, kirazira gushiramo ibumba. Ndetse nababwiye yuko kizira gushira ibintu bishushe byose mu gikoresho cya plastique. Igikoresho cya plastique cyaremewe gushiramo ibintu bikonje cyangwa se ibintu by'akazuyazi, ibintu bidafite dogero nyinshi y'ubushuhe, kuko biriya bintu bikoze muri plastique biragenda bigasha, tumwe tuvungunyukira, twagenda dusigara muri ayo mazi, muri ibyo biryo, muri icyo gikoma, muri icyo cyayi, ukabirya nabyo, ugatangira ukarwara kanseri mu myaka izaza. Ntabwo kanseri wayirwara mu gitondo, cyagiye ujya kumva nka nyuma y'imyaka 15 urwaye kanseri. So dukomeze ikiganiro, ntabwo nshaka kugira ngo kibe kirekire. Navugaga uburyo wakoresha ibumba urinwa, noneho kandi turebe uburyo ibumba warikoresha uryisiga. Uburyo ibumba warikoresha uryisiga, uragenda ufate ibumba ubona, yenda tuvuge ndashaka kuryisiga ku kaboko cyangwa se mu maso kuryisiga, uragenda ufate ibumba ubona wakoresha rihagije, yenda tuvuge
ibumba nakwisiga mu maso rikansiga neza, cyangwa kunda, ku maboko cyangwa se mu mugongo, ugenda uritobe mu mazi, numara kuritoba mu mazi rihinduka igikoma, ugenda uryisiga. Enda tuvuge uzagisiga mu maso, uzagenda uryisige mu maso, urihome mu maso, numara kuryisiga mu maso urireke iminota 45 cyangwa se hagati y'iminota 45 na minota 40 n'isaha, nibirenga isaha cyangwa se nibigira mu minota 45, ugende ufate amazi yenda y'akazuyaze, ugende uryoge mu maso ugikuremo, riba ryarangije kugira umumaro aho warisize. Iyo rirengeje isaha riba ritangiye kwangiriza, koko ibumbu niba uryisize mu maso yenda niho uri ushaka kuvura, mu gihe cy'iminota 45 niho riba riri gukamura, riba rimaze gukamura imyanda cyangwa se rimaze kuvura aho warisize. Kuko niba urisize ku kibyimba aha ukarisiga iminota 45 riba rimaze gukura iyo myanda aho hantu warisize. Iyo birenze iminota 45 rikagera ku isaha, rikarenga isaha, riba ritangiye noneho umubiri utangiye none gukamura bya bindi ibumba ryakuyemo. Tuvuge yenda ibumba naryisize rikuramo umwanda uraza ku ibumba, uraza mu ibumba, ntabwo urabibonesha amaso, ariko niba ndyisize aha, umwanda ibyo wakamuye mu ibumba, wakamuye mu mubiri, iby'ibumba ryakamuye mu mubiri biraza mu ibumba. Hanyuma isaha nirenga, umubiri uratangiye noneho ukamure ibyo ibumba ryakamuye mu mubiri, noneho umubiri nawo utangiye ukuremo ya myanda ibumba ryari rimaze gukura muri busubizemo, bitangire bihinduke gukora ubusa. Niba nasize ibumba ku mubiri, ibumba rikankuramo imyanda, rikankuramo izo ndwara, rikankuramo iyo myanda, hanyuma isaha ikarenga, ibumba noneho umubiri ugahita ufata ya myanda ibumba ryankuyemo rikongera rikabusubizamo. Urumva ko uba uri gukina umukino, cyangwa se uri gukina nk'abana, cyangwa se uri gukora uri guta umwanya. Ikiza rero iminota 45 irahagije, cyangwa isaha. Icyo ngicyo ugomba kukimenya. Noneho reka turebe icyitonderwa. Umugore urengeje amezi 6 atwite, inda y'amezi 6 kuzamura, kiraziririzwa, biri ubimenye, ubyiteho. Kunywa ibumba kirazira, kunywa ibumba, gukoresha ibumba kirazira, rireke. Nubwo twavuze ko ibumba rishobora gutuma umubyeyi atwite umwana akavuka neza, bikamufasha kubyara neza, bigatuma umwana agira ubwonko bwiza bufite ubwenge, bikamufasha indwara nyinshi, ariko ubikoresha umwana atarageza ku mezi 6 w'umutwite. Iyo byageze mu mezi 6 rero bireke, kuko iryo bumba rishobora kugenda rikakwangiriza wowe, cyangwa se kangiriza n'umwana. So ibumba ikindi kizira kurinwa ni ikindi nakivuze kirazira gufata ibumba yenda tuvuye waritobye mu mazi, urayatereka ngo maze uzayanywe, kuyashira mu bikoresho bya plastique kirazira. Bireke kuko iryo bumba rizagenda ribye kiriya kintu cya plastique, hanyuma ugenda urarya n'utwo dushishwa twakozwe mu icyo kintu cya plastique, bizagutere kanseri mu myaka izaza. Ibumba rifite imbaraga, rirakurura. Niyo barisize ku mubiri, icyo baba bagamije kugira ngo ryinjire mu mubiri mw'imbere, rikurure imyanda iri mu mubiri, bibashe gusohoka inyuze ibumba rikurura. Ibumba rirakurura. Niba usize ibumba ririnjira mw'imbere, rikurura imyanda isohoka. Rero niba ushize no ku gikoresho cya plastique, riragenda rigikurure, rikibye, kigende kirashishuka, utwo dushishwa uze kuba waturya, bizagutere kanseri. Aha nari nanababwiye yenda ko ibikoresho byose bya plastique bikirazira gushiramo amazi ashushe, gushiraho ibiryo bishushe, gushiramo icyayi, ibikoma, ibintu byose bishushe kirazira. Gushira ku sahani ibiryo bishushe, gushira mu gikombe ibikoma, amazi, icyayi, ibintu byose bishushe kirazira. Mubimenye kugeza muri uyu munota kirazira, yenda nubwo mbivanze kugira ngo bibabwire. Kuko abantu nababwiye ko batangiye gusubira ku bikoresho bya gakondo, ndetse mu bihugu by'Abayapani, hehe za Korea, bo bikoreshereza ibiti. Amasafuriya ni ibibindi, basigaye batekera mu bibindi, ibibindi bikozwe mu ibumba. Amasahani
ni bya bikoresho bya bikoresho byo mu biti babyitaga imbehe, imyuko mu kuvanga, amarushe batahuza, ni bya bintuza byo mu biti. Sinzi niba abantu bose babizi, icyo kintu nacyo mugomba kukimenya. Ikindi kitonderwa, ibumburinwa icyumweru kimwe. Tugenda mpereye ku wa mbere ndi kunywa ibumba, nzageza ku cyumweru ndi kunywa ibumba. Ikindi cyumweru gikurikiyeho ndihagarike icyumweru cyose, ikindi kiza ndinwe, ikindi kiza ndihagarike. Kirazira kunywa ibumba amezi 3 utaruhukamo. Ugenda ufata icyumweru kimwe ukarinywa, ikindi ukarihagarika, ikindi ukarinywa, ikindi ukagirihagarika, ukagenda ubibisikanye. Iki cyumweru nzanywa ibumba, ikizaza ntabwo nzarinywa, ikindi kizaza nzanywa ibumba, ikindi ntabwo nzarinywa. Kuko iyo unyoye ibumba utagenda uhagarika, urireka, rirakwangiriza. Ikindi kintu ugomba kumenya, kutarishira ibyo nabivuze. Ibumba kirazira kurinwa ufite indi miti uri kunywa. Hari abantu bafite imiti igihe kirekire, cyangwa se baba barwaye indwara karande, ya ndwara idakira vuba, cyangwa se ya ndwara isaba amezi igihe runaka kugira ngo iyo miti bazayihagarike, cyangwa se bazayinywa burundu ubuzima bwose. Wenda tuvuge urwaye yenda nka sida, umurwayi abantu babana n'agakoko gatera sida, banywa imiti buri munsi. Kirazira kunywa ibumba. Abantu barwaye igituntu, kuko igituntu ushobora kunywa imiti umwaka wose utawuhagarika kandi ukanywa buri munsi. Abantu barwaye, abantu bafata imiti yo kuboneza urubyaro, kirazira kunywa ibumba. Impamvu ni uko niba unyoye imiti ukanywa n'ibumba, ibumba riragenda ryica iyo miti, hanyuma iyo miti itagufasha, itakurinda izo ndwara, ahubwo izo ndwara zibe zaguhitana. Sida, niba ubana n'agakoko gatera sida ukamara iminsi 2 utanywa imiti igabanya ubukana, muzarebe ibikubaho. Cyangwa ukamara icyumweru, ukamara ukwezi utanywa iyo miti, ushobora gupfa. Rero niba uzi ko unywa iyo miti, kandi iyo miti ikaba ariyo ikurinze ku buryo bagutegeka kutasiba kunywa iyo miti, ni byiza ko utagomba gukoresha ibumba. Kuko nunywa ibumba ukanywa n'imiti, ibumba iragenda yica iyo miti itagera mu mubiri ngo ibe yakuvura. Mugire amahoro y'Imana aho muri hose, mugire ibihe byiza. Reka tuzabane ikindi gihe.